ushobora kubona ngo Burundi bo gufunga imipaka ariko abarundi bimereye neza bate niba hari abavandimwe babajyama dufite n'abanyarwanda ariko ntago dushobora kuzatera imbere inganda zacu zisununure nubwo wajya mu cyo bita art industry ibi bya music urabona ko ibitaramo abahanzi b'abanyarwanda bakoreye mu Burundi nibyo abanyarwanda bakoreye mu Burundi nibyo byinshi kurusha abarundi bakoreye mu Rwanda aba Christopher avuyeyo Chrisiza avuyeyo Breben yagiyeyo Israel Mbonye yagiyeyo ariko baze ntabwo u Rwanda rwigeze rukumira ababa baza mu Rwanda bashobora kuba vuga ati igihe muto twafunguraga twaripimye dusanga turacyari hasi namwe nimutekereze mwe mwisuganya nitugirana gufungura imyaka 10 cyangwa 15 nabwo muzahite mubagwa gitumo mubahite mubarekurira ibigoma turage twebwe tukavuga ngo se barango bapfuye iki ngo se wabirebuka kibura koko ariko baba bakize ikintu gihari ushobora gusanga border closing y'u Burundi ishaka kugira ngo izamure ahantu hagisinziriye mu Burundi kugira ngo batazadependinga kubiva mu nganda z'u Rwanda nkuko u Rwanda wajya kubona ufite dependence ku nganda z'u Bugande bakavuga ati dushobora kuba twarafunga imipaka kare abandi rero bakajya gushakira mu matiku u Rwanda rwashotoranye u Rwanda rwagize gute u Rwanda rwateye Gatumba rwagize gute Gatumba kamemo n'umuntu ufite amaso atabona ntago ibyo ngibyo yabyegereza umutima ukuntu u Rwanda rwavogera umupaka wo mu Gatumba mu Vugizo ushobora no gusanga rwose ari nk'ibirometero 100 ikindi tutanakwirengagiza nuko iteka igihe uzumva igihugu cyitwaza ikindi kubijyanye n'umutekano uzamenye ko inyuma hari ikindi kibyihishe inyuma kubera ko ibihugu bigira ibintu bibiri bigira muri sovereignty yabyo bigira uburyo bw'ubwirinzi mu bwirinzi bw'ibitero cyangwa se ihungabana ry'umutekano riturutse hanze hari ibyo bita counter espionage counter intelligence Uburundi burayifite nakomeye urumva yo kuburizamo kuko nta bihugu bibana sheri ishusho yo kuburizamo igitero cyaturuka n'igisa nacyo cyaturuka hanze yacyo so iyo utabishoboye rero ibyo ngibyo bibaye byanabayeho yaba ari esheke yawe ntago byakubyara icyo bita umujinya wo kwendereza ikindi kuko wowe ufite inshingano zo kurinda iwawe n'undi akagira inshingano zo kurinda iwe for instance ibitero byaturutse muri Nyaruguru byaturutse mu ishyamba rya Kibira mu karere ka Nyaruguru ntabwo u Rwanda rwabyitwaje icyo gihe rwahanganye nabyo nk'inshingano zarwo ntabwo bwabigira urwitwazo nubwo byabaga biturutse ahantu babona ko bahazi icyo gihe rero nta nubwo niyo biriya bitero byo mu Gatumba byarabaye mu Kirundo bikaba byarabaye mu Yinga bikaba byarabaye mu Kayanza bikaba byarabaye mu Bugarama ndavuga mu side y'u Burundi ntabwo byari urwitwazo byo kuvanga ikindi gihugu igitero cyaturutse ngo dufunze imipaka ahubwo byari gusobanuka ko ari nka esheke ya utabiburijemo turimo kujyana kugira ngo abantu bumve ko niyo biza kubera hafi hari n'ibyabaye mu Rwanda biri hafi y'u Burundi ariko u Rwanda ntabwo rwabigize urwitwazo so icyo ni icyambere nakubwiraga icya kabiri ibihugu bigira diplomasi n'imiryango mpuzamahanga bihuriyemo n'urukiko mpuzamahanga rwita International Court of Justice bivuze ngo nabwo hagize incident ibaho mwareba mechanism zisanzwe ziriho mukayiganira mukayikemura ariko ntabwo ari reason yo gufunga umupaka Mondestone ndayizi ni televiziyo nemera Mondestone ndayizi ni televiziyo nemera Mondestone you are my number one Mondestone nukuri turakwemera Reka twongere duhikaze nshuti bakunzi ba Mondestone TV aho muhereye hirya no hino ku isi mu migabane itandukanye na cyane cyane abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abari Canada abari Belgique abari Kenya Tanzania Uganda abari Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abari Burundi tutibagiwe abari mu Rwanda mu turere twose tugize igihugu tutibagiwe umujyi wa Kigali tubabwire ko tubakunda cyane nkuko namwe mwabitweretse niby'agaciro kuri wowe wakoze subscribe nawe turayikora yikore kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu bitandukanye abantu bari Burundi abari muri West Africa mwe murakora ni sabone mukore sabone dukomeze tubane mu biganiro byacu nkuko musanzwe bimenyereye uyu munsi umutumirwa wacu ni wa wundi mamenyereye ntabwo twabwa ko ari umushyitsi cyangwa iki nimwe musanzwe mumenyereye nta wundi ni David Marshal turakwakiriye urakoze cyane nanjye nasuhuje abantu badukurikira aho bari batandukanye aho hose wagiye uvuga abadukurikirana turasuhuje kuko urabizi ko navuga ngo badahaye ntabwo twaza gukora ibiganiro nk'ibi ngibi
umuntu abikora agira ngo abantu babikurikirane, kandi ndumva igihe gishize dukorana nta batwinuba cyane. Yego, tunasaba abantu bari mu Bushinwa mutwandikire, abari mu Bufaransa ntabwo turi kubabona, Australia mwandike kugira ngo namwe tuzaze tubavuga mu kiganiro mbese tunabasuhuza, ariko abadukurikirana bose batavuga aho bari hose kw'isi yose, namwe tubasuhuje tubavuga ko tubakunda. Ni iby'agaciro kubakora subscribe, nawe ureba no kuri subscribe, ni ukuri ni inkunga ikomeye cyane. Reka uyu munsi amakuru tugiye kuganiraho ni amakuru tutavuga ko atari meza, nta makuru ababaje ku bantu batandukanye. Bivuga ko imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi irafunze. Imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi irafunze. Ubu tugiye kwibaza, ese niki kuba u Burundi bwafunze umupaka buri bwunguke, kuba bwafunze umupaka niki se buzahomba kuri kote y'u Rwanda? Ese ho bazunguka iki? Bazahomba iki? Abanyarwanda bazahomba iki? Tunibaze ese ku buryo bijanye na sociale nk'abantu baturi imipaka bo barabaho gute, se bagira ikihe kibazo? Turaza no kureba ku buryo kubijanye n'akarere. Akarere se ko karabifata gute ko turi mu muryango umwe wa EAC, hakaba harimo igihugu gifunze umupaka? Ese EAC yo irabivugaho iki n'ibindi bihugu? Yego, tukiri aho ngaho, reka duhere, watubwira nk'impamvu nk'umusesenguzi impamvu yaba yatumye Burundi bufunga umupaka? Urakoze cyane. Imwe mu mpamvu navuga, icya mbere cyo baca umugani mu Kinyarwanda ngo akabambwe n'ingoma, akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayibambye. Ingoma tuvuza nyine, kandi abarundi mu mico yabo n'abanyarwanda harimo ingoma n'umurishyo wo kuvuza ingoma. Byose ni nk'aho ari bimwe. Urumva ikiri rero mu ngoma imbere, uretse uwayibambye yashyiramo akabuye, yashyiramo iki, niwe ubizi akantu yajugunyemo. Burya nubwo yashyiramo amadolari, yashyiramo akazamo yivuza we, akayabikamo, akazacungana n'iyo ngoma, ashyizeho ikimenyetso akazayakuramo azikirimo. Urumva akenshi na kenshi imibano y'ibihugu ishingira ku cyo bita diplomasi. Diplomasi rero iyo nta guca ku ruhande, ushatse wanavuga ko ibigizwe na bimwe bitashobora kumenyekana ku buryo bworoshye. Ni amabanga, ni ugucengana, ni amacenga ya politiki y'imibano y'ibihugu, ni uburyarya, n'iki. Ibyo byose iyo ubifashe ukabishyira hamwe, ibyo bita hypocrisie mu Gifaransa, iyo ubifashe ukabishyira hamwe, nibyo wavuga uti bizwi n'ubifite muri we ubyifitemo. Kuko ntekereza ko ntabwo ibihugu bitubwiza ukuri, ntabwo bitubwiza ukuri, ahubwo ibihugu bishobora gukoresha ibimenyetso. Umupaka ugafungwa, ariko igihugu ari nk'isiri kirimo gucira ikindi. Ariko ikibazo atari umupaka, kuko n'ubundi ku mupaka nta cyahabereye. Umupaka w'u Rwanda n'u Burundi uri safe. Uri safe cyane, nta incident zimaze iminsi ziberaho. Ibiheruka ari bya Nyaruguru mu Kibira na Nyungwe, hashize imyaka hafi 3 birangiye, ariko kugeza kuri iyi saha muri iyo myaka nta kibazo kindi cyari gihari. Havuzwe mu ijambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi arutse kuvuga, havuzwemo incident yabereye aho bita mu Gatumba, mu gace ka Vugizo, ariko aho ngaho ni kure cyane. Ni kure cyane muri zone ya Bujumbura, muri province ya Bujumbura. Nta nubwo iyo province ya Bujumbura ihana imbibi n'u Rwanda, kuko hagati hacamo province ya Cibitoke. Aho ngaho ni ku mupaka wa Kongo. None reba, umupaka wabereyeho ikibazo sinawo wafunzwe, hafunze umupaka utarabereyeho ikibazo. Nibyo nakubwiraga ngo hari ibyo ibihugu biba bicana amarenga, ariko ayo marenga akamenywa na ba nyirayo, kandi abadiplomate bamenye icyo barabimenya. Buri u Rwanda ruzi icyo Burundi bushaka, n'abarundi bazi icyo u Rwanda rushaka, ariko bacira amarenga ku mipaka. Ndetse bya bindi bavangaho inzovu ngo zirwaniye, ngo ibyatsi nibyo biharengana. Ibyatsi n'abaturage bakoresha umupaka, abo bajya guhaha hakurya no hakuno. Wavuze ababaturiye imipaka baremana amasoko, abashyingiranwa, abasitari b'abahanzi basurana n'iki, abo bose bari murongo w'ibyatsi birenganira mu mibano y'ibihugu nk'ibi ngibi. Ariko muri uko kurengana ntibanarenganire muri confrontation direct, ntibarenganire ngo tuvuge ngo ibihugu byarwanye ibisasu bihitana abantu. Reka byose bakarengana binyuze
muri ya gucana amasiri yo kuvuga ngo ndagufungira umupaka tu ndagira gute, kuko ubundi ubusanzwe yaba u Rwanda yaba u Burundi nta gihugu na kimwe muri byombi nabona cyafatira ikindi mbargo ku rwego rukomeye, ko nta gihugu gifashe ikindi se, ko nta gihugu gihabije ikindi. Kuko urumva nka bije z'ibihugu byacu hari igihe bavuga ngo pourcentage ya bije ngo wenda mu Rwanda rugeze kuri 60% rwihaza muri bije, indi 40 isigaye ni y'abaterankunga, abafatanyabikorwa n'iki. Ariko ntekereza ko muri bije y'u Rwanda kuri iyo 40% cyangwa niba mu Burundi bageze kuri 50%, muri bije y'u Rwanda nta bije y'u Rwanda nta injection, nta nkunga abarundi batera u Rwanda. Ngira ngo nta n'inkunga u Rwanda rutera Burundi mu buryo bwa bije. Harasigara ko ibihugu bihahirana, harasigara ko ibihugu bihahirana, ariko guhahirana biravuze ngo iki? Biravuze ngo ikinjiye cyaguzwe, igisohotse kiragurishwa. Ibyo ntabwo ari inkunga rero, ni umusanzu, ni ubufasha, ni imikoranire, it's a partnership, ntabwo tubyita inkunga. So rero buriya Uburundi bushobora gufunga umupaka. Bigeze kubona ko n'u Rwanda rwigeze gufunga umupaka, igisa no gufunga umupaka wa Uganda wa Gatuna. Ndabyita igisa nabyo kuko ubona ko byakozwe, u Rwanda ruvuga ngo rurimo gusana umupaka ariko bikarangira udakora. Abarundi rero nabo urana bafunze umupaka bo baranabiteguje. Nkabona ko rero uko byagenda kose hari urumbaje ku by'ibihugu bihombera mu byo byungukiramo, hari ikintu Burundi bushaka ku Rwanda gishobora kuba cyiza cyangwa kikaba kibi, ndabisobanura. Ariko hari n'icyo ubwo u Rwanda rwifuza ku Burundi kugeza kuri iyi saha. Icyo u Rwanda rwifuza cyo ntabwo kinagoye cyane, si kibisaza kurinda gutera metero nyinshi, nuko Burundi bwafungura umupaka nyine kugira ngo urugendo ruza rukomeze rugenderanire. Ariko icyo Burundi bwifuza ku Rwanda cyo kiragoye kukibona, kubera ko ntago ari u Rwanda rwafunze umupaka ngo tuvuge ngo mu byo Burundi bwifuza ku Rwanda harimo nyine imikorere y'imipaka, kuko imikorere kudakora ku mipaka nta ruhare u Rwanda rwabigizemo. Hanyuma rero tutarajya ku nyungu zijya zigaragaramo, kuko hari ibyo bita inyungu ekonomike cyangwa ibihombo ekonomike by'ubukungu, ariko hakaba n'ibyo bita inyungu cyangwa ibihombo politike. Urumva, ni ukuvuga ngo bene ibi bihugu biba bifite ubuvandimwe buhanitse bwo ku rwego rwo hejuru, hari igihe usanga kuvuga rumwe kwabyo biragorana, kuko kugira ngo drivinge politike neza iri mu gihugu iki cyangwa kiriya, hari igihe bigusaba byanze bikunze gushaka impamvu igana kutavuga rumwe, kugira ngo wumvishe, ugire ibyo wumvisha abaturage b'igihugu cyawe. Kugira ngo uyobore abaturage b'igihugu cyawe, hari igihe bigusaba kwendereza ikindi gihugu kugira ngo wumvishe abaturage bawe, ugire icyo bumvisha. Ibi kubyumva biragoye, ariko ibihugu by'ibivandimwe mvuga ntabwo ari u Rwanda n'u Burundi gusa, oya, ku isi bibaho muri geopolitike. Niyo mpamvu ubona Korea zombi zitumvikana. Burundi bumeze nka Korea zombi n'u Rwanda. Korea zombi ni Korea nyine, imwe yitwa iya ruguru, indi kitwa, ushatse bavuga ngo hariho ikisi, ushatse bavuga u Rwanda n'u Burundi wabagira igihugu kimwe ukajya uvuga icya ruguru n'icyo hepfo. Ariko kugira ngo ube perezida wa Korea y'Epfo uba ugomba kufite imirongo migari itaganisha kuri Amerika, itaganisha kuri China, itaganisha kuri Japan, iganisha imirongo migari usobanurira abaturage bawe y'ukuntu ugomba kuyobora igihugu cyawe, ariko witwaje Korea ya ruguru. Na Korea ya ruguru nuko bimeze, igomba kufite disikuru yose wavuga, ugomba kuvuga uti Korea y'Epfo gutya na gutya nibi gutya na gutya, kugira ngo abaturage bakumve. Ni ibihugu bikeba, mu ndimi z'amahanga byita syndrome de frère. Ni ibihugu by'ibikeba biba bimeze nk'ibivandimwe cyangwa impanga zavukanye zitumvikana, zikavukana inzika n'inzigo yo kutumvikana. Ibyo rero biravuze ngo ushobora gusanga hari politike mu Burundi barakoze plan politike y'igihe kirekire, ariko bagasanga maybe iyo politike izabagora gushyira mu bikorwa igihe cyose reka nkoresheje ijambo batariko mu Rwanda. Kubera iki? Ibyo bagita politike de bouc émissaire. Ushobora kuvuga uti inganda zacu zizahaguruka gute, guhaguruka kw'inganda zitera imbere gute,
zigire gute na gute iz'u Rwanda zigikorera ahangaha. Niba abarundi banywa amazi y'u Rwanda bagakoresha beverages zatunganyije mu nganda z'u Rwanda mu bukwe n'ihende hose, kandi ushobora gusanga bitanahenze, ushobora gusanga bidatanaturuka mu Rwanda bihenze, ushobora gusanga bitinjira ku buryo bugoye, ushobora gusanga abarundi nk'igihugu bashobora kuvuga bati igihe cyose tukiba supplied inganda zacu zigakorerwamo n'izo mu Rwanda, guhaguruka no gutaguza no kumenyera no gushinga ibirindiro bigoye, reka dufunge imipaka, reka tugire gute ibintu bigende neza. Ibindi mo kuvuga umuntu ashobora kugira ngo ni nko gutebya, ariko ndibuka nigeze gukorera akazi mu murenge bita Rwempasha, ni umurenge uri mu karere ka Nyagatare ukora ku mupaka w'Ubugande. Noneho hari muri za 2018 9 ku buryo abantu b'i Rwempasha na Nyagatare barabizi, ibi bivuga barasanga babizi. Hari igihe cyabayeho abantu bo mu murenge wa Rwempasha bahana imbibi n'akarere ka Ntungamo mu Bugande, bumvaga nyine ko bagomba kubaho obviously bahaha ibitoki by'i Bugande. Wajya ukabona amagare y'Ubugande aheka ibitoki, ni amagare aba yarashaje cyane, yeba nasigaye nko ku maringi n'intuza, ariko igare rigapakira ibitoki bikabakaba nk'ibiro 400. Wayabonaga mu gitondo cyakare mu rukerera yose yerekeza i Nyagatare. Amagare wabonaga badakunda no kuyajyaho kubera ko kuyajyaho n'ibyo bitoki bagahetse ntibyashobokaga, barayacungaga. Noneho nanjye ntumbaze ukuntu byagenze, ariko wabonaga ko muri politike yo hakuno muri Rwempasha bibazaga ukuntu bazigobotora gutungwa n'ibitoki bya Ntungamo bagahinga ibyabo. Urumva, ntumbaze ngo byagenze gute, ariko ndabizi tu hari agakino kabaye ku buryo abantu b'i Rwempasha bize guhinga ibitoki, bakamenya ko bagomba guhinga ibitoki nabo bagarya ibitoki byabo bihingiye, kuko ubutaka bwa Ntungamo hacamo akagezi bita Umuyanja n'ubwa Rwempasha ni bikimwe. Ndetse Ntungamo yatuwe kera, Rwempasha itinda guturwa, ku buryo Rwempasha ifite ubutaka bwiza kurusha ubwa Ntungamo, kuko hari haberaye intambara hatuwe hatinze. Ibi mvuga ubyumve neza. Ako gakino rero kabayeho, ntumbaze ngo nakahe muri iki kiganiro, ariko icyo nibuka cyo ibitoki byo muri Ntungamo hari uburyo bumwe cyangwa ubundi byakumiriwe, kandi muri bene ubwo buryo utamenya ngo bugenze gutyo. Bitangira bikumirwa biza kugezaho ahubwo mu myaka yakurikiyeho abaturage ba Ntungamo Uganda nabo biga guhaha ibitoki mu Rwanda, cyangwa bakabihahirana nk'abantu bazi isoko ryaho bita Rw'Amatunguru, uburyo barabizi. Urumva, so nukuvuga iki rero, Rwempasha n'agace ka Nyagatare katabagwe kegereye Uganda bigeze kuva badipendinga ku bitoki by'u Bugande, ariko baza kumenya ko ni wabo hera ibitoki y'igiteye kiramera. Yego bikaba byaza, ariko igihe bitaraza n'ibyo bikaba biribwa. Rero tukiri ahangaha, iyo wibaza cy'u Rwanda rupfa no Burundi urakiribuka kibura, ntibapfa ubutaka, ntibapfa umusozi, ntibapfa iki n'iki, ariko ibyo bavuga ibyo bavuze ibyo bavuze nibyo nakubwiye bishobora nibyo nise ibimenyetso, nibyo nise amarenga. Ariko ibyo bavuze nta na kimwe buriya gifite ishingiro, ahubwo icyo batavuze nicyo twahishingiye turimo gushakisha, turi muri analize. Je ntabwo nza kwanaliza ibyo abantu bavuze, ahubwo ndavuga ngo behind y'ibyo bavuze hari iki, nicyo bita analysis. Urumva, so rero abarundi bashobora gusanga nibazamura umubano n'u Rwanda cyane, u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi rugasuka ibicuruzwa, rugasuka ibiki n'ibiki, bagasanga inganda zabo zahora ziri hasi. Bashobora kwiha imyaka nk'icumi rero 15 bakavuga ati dukoze ibi ngibi, izacu abacu babanze ibyo bita gukaranga abantu, tubakarange bige gukora ibyabo. Urumva, ibyo rero ni inyungu politike, kandi umuperezida atazakubwira. Aha mu Rwanda twicaye uyu munsi dukora iki kiganiro, hari igihe abantu babayeho batazi yuko hari fanta zo mu bicupa zibaho, ibi byari litiro n'igice. Turimo kujyana izi nganda ubona ngo zikora ama jeans, ngo Lucky Jean ngo sigiye muri iki, ntabwo batwishyuye ngo tubamamarize. Hari igihe abantu bari bazi ko waragi ibaho ari ya Uganda gusa, ariko igihe umubano w'u Rwanda n'Uganda utarumeze neza, nizi nganda zenga ni amafanta yazamutse, ni amavuriro ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda yubaswe. Abantu bamenye yuko kumbe burya poste de santé barazihazengurutse, inganda z'u Rwanda zirakora. Ndakubwiza ukuri, kandi inganda
igice kinini kirari gito cy'inganda mu Rwanda bibutse gukora ibintu kusya kawunga abantu bumvaga atarya kawunga itari maganjo. Uracyabona amaganjo hano mu Rwanda ubufunga bw'ibigori bita amaganjo nabuze ariko hari ubwo gihe ntabwo nkibona. Ndetse no mu gufungura imipaka ya Uganda n'u Rwanda ubona ko hari ibicuruzwa bitetse byisuka mbere kuko byari bimeze kubera ko byasanze hari ibindi byakozwe mu gihugu. So jere nka Marishari nk'umusesenguzi ntabwo no muhinga mu bya economy ariko muri geopolitique byose tuba tubizi. Ushobora kubona ngo Burundi bo gufunga imipaka ariko abarundi bimereye neza niba hari abavandimwe b'abajama dufite n'abanyarwanda ariko ntabwo dushobora kuzatera imbere ngo inganda zacu zisununure nubwo wajya mu cyo bita art industry ibi bya music. Urabona ko ibitaramo abahanzi b'abanyarwanda bakoreye mu Burundi nibyo abanyarwanda bakoreye mu Burundi nibyo byinshi kurusha abarundi bakoreye mu Rwanda. Ba Christopher avuyeyo, Chrisiza avuyeyo, Breben yagiyeyo, Israel Mbonye yagiyeyo ariko ntabwo u Rwanda rwigeze rukumira ababa baza mu Rwanda. Bashobora kuba vuga ati igihe muto twafunguraga twaripimye dusanga turacyari hasi. Namwe nimutekereze mwe mwisuganya nitugirana gufungura imyaka nk'icumi cyangwa 15 nabwo muzahite mubagwa gitumo mubahite mubarekurira ibigoma. Urumva? So ibi byose abanyapolitike babirebaho ariko abaturage twebwe tukavuga ngo se barango bapfuye iki ngo se wabireba ukakibura koko ariko baba bakize ikintu gihari. Ushobora gusanga border crossing y'u Burundi ishaka kugira ngo izamure ahantu hagisinziriye mu Burundi kugira ngo batazadependinga kubiva mu nganda z'u Rwanda nk'uko u Rwanda wajyaga ubona ufite dependence ku nganda z'u Bugande bakavuga ati dushobora kuba twarafunga imipaka kare. Abandi rero bakajya gushakira mu matiku u Rwanda rwashotoranye, u Rwanda rwagize gute, u Rwanda rwateye Gatumba, rwagize gute Gatumba kamemo. N'umuntu ufite amaso atabona ntabwo ibyo ngibyo yabyegereza umutima. Ukuntu u Rwanda rwavogera umupaka wo mu Gatumba mu Vugizo ushobora no gusanga rwose ari nk'ibirometero 100. Ikindi tutanakwirengagiza nuko iteka igihe uzumva igihugu cyitwaza ikindi kubijyanye n'umutekano uzamenye ko inyuma hari ikindi kibyihishe inyuma kubera ko ibihugu bigira ibintu bibiri. Bigira muri sovereignty yabyo bigira uburyo bw'ubwirinzi mu bwirinzi bw'ibitero cyangwa se ihungabana ry'umutekano riturutse hanze hari ibyo bita counter espionage counter intelligence. Uburundi burayifite nakomeye urumva yo kuburizamo kuko nta bihugu bibana sheri ishusho yo kuburizamo igitero cyaturuka n'igisa nacyo cyaturuka hanze yacyo. So iyo utabishoboye rero ibyo ngibyo bibaye byanabayeho yaba ari esheke yawe ntago byakubyara icyo wita umujinya wo kwendereza ikindi kuko wowe ufite inshingano zo kurinda iwawe n'undi akagira inshingano zo kurinda iwe. For instance ibitero byaturutse muri Nyaruguru byaturutse mu ishyamba rya Kibira mu karere ka Nyaruguru ntabwo u Rwanda rwabyitwaje icyo gihe rwahanganye nabyo nk'inshingano zarwo ntabwo bwabigira urwitwazo nubwo byabaga biturutse ahantu babona ko bahazi. Icyo gihe rero nta nubwo niyo biriya bitero byo mu Gatumba byarabaye mu Kirundo bikaba byarabaye mu Yinga bikaba byarabaye mu Kayanza bikaba byarabaye mu Bugarama ndavuga mu side y'u Burundi ntabwo byari urwitwazo byo kuvanga ikindi gihugu igitero cyaturutse ngo dufunze imipaka ahubwo byari gusobanuka ko ari nka esheke yawe utabiburijemo. Turimo kujyana kugira ngo abantu bumve ko niyo biza kubera hafi hari n'ibyabaye mu Rwanda biri hafi y'u Burundi ariko u Rwanda ntabwo rwabigize urwitwazo. So icyo ni icyambere nakubwira. Icya kabiri ibihugu bigira diplomasi n'imiryango mpuzamahanga bihuriyemo n'urukiko mpuzamahanga rwita International Court of Justice. Bivuze ngo nabwo hagize incident ibaho mwareba mechanism zisanzwe ziriho mukayiganira mukayikemura ariko ntabwo ari reason yo gufunga umupaka. Ujye ubona Kongo umusirikare yarambutse arasa ku basirikare b'u Rwanda. U Rwanda rwese rufunga umupaka bukeye. Kongo ishinja u Rwanda gufasha M23 u Rwanda rukabihakana. Kongo yari yafunga umupaka. Iki ni igisobanura ngo ibyo bambwiraga mu kanya ibyo twumve mu mbwirwa ruhame. Ntabwo ariko kuba siko kuri kuba guhari kuko niyo kwahaba kukagira ibimenyetso. Si ikibari cyo gufunga umupaka. Reason why haba hari ibyihishe inyuma ibihugu bigamije. Nashyizemo cyo kuvuga ngo bashobora kuba bagamije kuzamura ubukungu bwabo kugeza igihe bazabona ko Burundi buzamutse kuri economy. Urumva? Bavuga bati reka no dufungure ubu dufite icyo twacuruzanya n'u Rwanda n'ibere bihugu bindi. Urumva? Ariko igihe tutarakibona niducunga nabo u Rwanda ruradusukumira. Rujye dusukumira tuzasanga twariyibagiwe. Izi ni intambara za diplomasi ariko zifite imizi muri cadre politique. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nshaka kujyaho rero ni icyuko
ni icyuko hari ikintu twakwita muri ya syndrome de frère. Syndrome mu gifaransa nize ubuganga icyo bita semiologie. Iyo bakubwiye syndrome baba bakubwiye uruhurirane rw'ibimenyetso bitandukanye, urumva biganisha ku cyo wakwita indwara runaka. Ubwo ruhurirane rero impamvu myita syndrome ntabwo biba bitewe n'impamvu imwe. Umubano w'ibihugu ushobora kugira ikibazo bitewe n'impamvu A B C D E B gutyo nyinshi cyane, ariko bakazikubira mu kintu kimwe. Urumva bazikubira mu kintu kimwe bakacyita izina, ariko atari cyo kibazo nyirizina, ahubwo ari akantu kavuye hari ibumoso, akavuye iburyo, akavuye ku mutwe, akavuye ku maguru, bikabyara ikintu kimwe. Muri ibyo nashaka kuvuga rero harimo iki ngiki. Ubu uretse ko generation zimenye ibibazo ntizimenye ibindi kuko zitabaye muri izo generation zabanje, nkuko tutamenye ibyizi zaza tutazaba turiho. Nta munsi n'umwe nta leta nimwe mu Burundi yari yabaho itaragirana koroshaje na leta y'u Rwanda, ngo hagira abantu bavanga murabona ko tukiri batoya ariko social media yadutse twumvise ibi nibi reka ubu byacitse ku buyobozi bwo mu Rwanda buriho ubu ngubu n'uburiho mu Burundi igiki niki. Bazadusobanurire n'igihe na kimwe. Wava kuri Micombero, Perezida Micombero ntiyavugaga muri Kayibanda, baratukaniye ku maradiyo, bamwe bakavuga ngo radiyo yanyu ni igicuma, abandi ngo niki byose neza, bakajya noneho ibihugu bikajya binavugana nabi ku maradiyo. Ubu rero kiriho ni social media, ikiriho ni media, niki byose twumviramo ibintu. Ndetse n'itangazo ryasohoye n'ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda ibya border crossing, nabo bavuze ko babonye nko kuri muri media report. So urimo kubyumva neza. Impamvu mvuga ibi ngibi no kugira ngo atazajya hajya nk'umurundi udukurikiye cyangwa umunyarwanda udukurikiye ngavuga ati abandi babanye neza bigenda neza ariko abari ubu ngubu birabananiye ishwi. Urumva icyo ni cyambere. Ikindi na guverinoma yabagaza, ngewe aho mvuka na ahantu hahana umupaka n'u Burundi, na guverinoma y'Juvenal Habyarimana bahoraga barebana y'ingwe. Ndibuka tukiri abana twajyaga tubona indege z'igisirikare cy'u Rwanda zo zikirwanira mu kirere zikora amapatrolo ku mipaka y'u Burundi, byabajyaga bashaka no kurwana. Urumva ngo tuvuge rero ngo ubu ngubu ngo urabona ngo bigenze gute. Nabo hari ibintu batumvikanagaho, amaleta bahatumvikana, ubundi akabaha kumvikana, bikiyubura, ikibuga kikabatambarara, ubundi kikanaga, sibyo? Noneho ikindi wanavuga kuri ubu buyobozi bwa CNDD mu Burundi na RPF mu Rwanda, ntiwavuga yuko uko ibihugu byagiye bibana bitagiye byumvikana hatoya, kuko u Rwanda ndatekereza ko ruri mu bihugu byahaye ikaze ridasanzwe u Burundi muri East African Community. U Rwanda rwigeze no gutanga inkunga ruyihereza igihugu cy'u Burundi y'amadolari miliyoni 5 yo kubufasha kugira ngo bwinjire igihe bo bari bagifite ibibazo. Mu 2010 ubwo Perezida nyakwigendera Petero Nkurunziza yarahiraga kuyobora iriya manda, ngira ngo ya kabiri ye, urumva bamwe mu bakuru b'ibihugu bitabiriye irahira rye nta nabandi n'u Rwanda wagiye, Paul Kagame wagiye Burundi. Ndetse bikanavugwa yuko uretse ko byo nta gihamya tubifitiye turabyiseguraho, bishoboka kuba ibakwe CNDD yazamukanye, kuko urabizi ko mu kwiyamamaza no kugira ngo utorwe n'iki burya mitingizi babona amafaranga, hashobora kuba hari amafaranga hari ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda ashobora kuba ryateye inkunga hirya Burundi. Ariko ibyo ngibyo twabishakira ibimenyetso twarabibuza, ariko biravugwa. Turimo turajyana. Isoko ry'u Burundi irishya muri 2010 na kangahe ryazimijwe na kajugujugu z'u Rwanda mu gihe inkunga yari guturuka muri Kenya, babonaga ko yari guturuka kure. Burundi bwatabaje Kenya, ariko Kenya ivuga ko bigoye. Urumva icyo ni kimwe. Mu minsi ishize hari ibitero byabaye ku nyeshyamba byabaye ku basirikare contingent z'i Burundi zikorera muri MINUSCA muri Repubulika Centrafrique. Ariko ibyo ni bisanzwe, ingabo ziratabarana kandi batabawe n'igisirikare cy'u Rwanda gikorerayo. Urumva ndetse kinagaruza imodokari izo nyeshyamba zari zatwaye. Hari n'ibyavuzwe mu minsi ishize, ariko byo ntaga wanza atari ukuri, yuko bishoboka kuba bari ababunyone barashatse guhirika ubutegetsi bwa Rais Ndayishimiye, ariko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukaburirwa n'ubutasi bw'u Rwanda. Ubutasi bw'u Rwanda busanzwe bubikora n'ubundi butanga amakuru ku butasi bw'ubundi bwo mu mahanga, kuko hari ni incident yigeze gushaka kubera mu Bubiligi y'ibyihebe byashaka guturitsa mu Bubiligi, ariko ubutasi bw'u Rwanda buha amakuru mu Bubiligi. Urumva ibyo birakorwa, ni ibintu bisanzwe. Ariko buri hari n'ibyo Abarundi bakorera u Rwanda, kuko hari nk'umuntu ufungiye mu Rwanda bita Mushayidi nawe warwanyaga u Rwanda wafatiye u Burundi, u Burundi bumuha u Rwanda.
umaze iminsi ubona abantu u Rwanda rwigeze guhereza Burundi b'inyeshyamba n'uriya wafunzwe ejo muri ibyo amafaranga u Rwanda rukamutanga twabonye imodoka zari zimuripotinga ku Burundi. So mu ijambo rimwe rero nihuse ibihugu n'amareta uko agenda asimburana hajya habaho za koroshaje no mu bavandimwe bibaho, ariko hakabaho n'ukuntu bayakemura. Abo ngubu abantu bagiye kujya baripotinge ibigaragara nk'ibibi byo gufunga imipaka, ariko bagiye bagirwa no kuripotinga ibiba byakozwe byiza hagati y'ibihugu byombi, icyo u Rwanda rwakoreye u Burundi, icyo ubundi rwakoreye u Rwanda. Abantu bareka kubivuga niba ari gushaka views simbizi, abantu bareke no kuvuga n'ibyiza biri hagati y'ibihugu byombi. So ibyiza birahari n'ibibi birahari, nta gahora gahanze. Iyi mipaka ifungwa izafungurwa, urumva nkuko yigeze gufungurwa, ibihugu bizaganira, ntibiracana umubano, sibyo? Abadiplomate bose baracyahari, kereka niba u Rwanda ruhamagaza abadiplomate barwo, ariko ntabyo turabona. Cyangwa kereka niba iyi step ya mbere abarundi bakaba ari buhamagaza step bari kuri iyo step yo guhamagaza abadiplomate babo. Ibyo nabyo bibaye nabyo byazageza aho ngo bakabishyira mu bikorwa, byo nta kirenza. So nkabona ko rero ntabwo u Rwanda dufite uyu munsi, ntabwo Burundi dufite uyu munsi aho begeranya koroshaje gusa na kera zahozeho. Yewe no muri aka karere uzashaka azavuga dukwera ikiganiro cy'uko ibihugu byagiye bitavuga rumwe, uzabona ko hari n'ibyesuranye nka Uganda na Tanzania byaresuranye gisirikare, turimo kujyana, byararwanye. Ethiopia na Somalia ntibimeranye neza kubera wa mubano Somalia yagiranye, Ethiopia yagiranye na Somaliland, urumva ntibimeranye neza. Kenya ifite amariba ya peteroli igipfa na Somalia ishaka kuyibikaho, Somalia ikavuga iti aya mariba na yacu ikajya no kuyirega, irayireze irayitsinda. Ethiopia ho zishwana na Eritrea yabica agace ka Badime, ariko bireganye Eritrea itsinda Ethiopia yanga kuharekura, yanze kuharekura. Uyu minisitiri w'intebe wagiye Abiy Ahmed arahatanga, bamuha prix Nobel de la paix. Cameroon ho zipfa ibigo bya Pakasi na Nigeria biranarwana, birwanye biraregana, bireganye, Cameroon itsindira Pakasi, Nigeria irekura, urumva. So ibihugu kugirana amakimbirane nicyo twahisemo twe kuvuga kuri politique na diplomasi, ni ibintu bisanzwe, nta kintu gisanzwe kiba kirimo, urumva. Ariko igihe bitaragera ku ntambara yeruye, kuko nayo igishoboka abantu bajye batuza. Gusa ikibazo tugifite mu biyaga bigari nuko habaho crise, abantu bakajya gufunga imipaka. Na Korea nakubwiye zombi ko ari ebyiri zarashwanye, zizengurutsa za mine n'igisirikare gikomeye cyane ku mipaka, ariko bajya inama bisigira akantu kamwe, aho bita hera aho bita ako gace ndaje NDMZ bashyizeho, ariko gafite izina nyine ndaje ndyibuke yo kuzajya bahahirana. Iyo DMZ bayishyizeho Kisong, bakita Kisong. Ubwo rero n'u Rwanda n'u Burundi nibashaka bazafata imipaka bayihere Rusumo, bayigeze Bugarama, bayishyireho ingabo zo mu kirere ku butaka, kuko Korea yo banashyizeho n'indangururamajwi zo kujya bashwaniramo, baramanitse za mikoro nyinshi zo kujya batukaniramo. Nibashaka n'abazabikore, ariko basiga ahantu ho kujya abaturage bahahirana, bahurira bagakora ubukwe, bahurira bakagira gute, ibindi nibashaka bakomeze nta kibazo, kuko no kwisi bibaho. Nibyo nakubwira. So ibihugu gushwana rwose ni ikintu gisanzwe, ibindi bikagira gute. Reka twibaze konsekanse ziri bugire mu gufunga umupaka, tugaruke byo gufunga umupaka. Konsekanse ziri bugaragare n'izi konsekanse ngaruka ziri buze kugaragara. Ingaruka mbi, hari ingaruka mbi, hari n'ingaruka nziza. Yego. Ingaruka mbi ni izihe? Ingaruka mbi ni ukuba ubu hari nk'umuntu wafungiyeho umupaka uri kwibaza ukuntu ari butahe. Yego. Hari wari umaze iminsi arambagije n'undi basohoye save the date, ubwo buzaba gute? Yego, hariho chance yuko ingendo z'indege ziracyakora, ariko umenye ngo ntago abantu bose bazajya mu kuba tware mu ndege. Ni naho yibariza ukavuga uti niba ibihugu bifite biri serious mu gufungirana imipaka, byagiye bifunga ku mupaka bigafunga ubutaka n'ikirere, ntibisigarize ikirere cy'abakire bazajya banyuramo ngo bafunge inzira z'ubutaka uwagendaga muri volcano azajya anyuramo. Abakire barakomeza kugenderanira kuko bagenda mu kirere, ariko ku butaka bikaba ikibazo. Ubwo urumva abantu bagiye kujya bakora ingendo, banyure za Tanzania, banyure za Congo, bibatware ingendo ndende, kandi n'iki n'ibintu nk'ibyo. Iyo ni ingaruka ya mbere. Ingaruka ya kabiri umuntu yavuga nuko iyo ibihugu bicuruzanya, yafitina y'ubucuruzi y'ubukungu itajemo, bungukiraniraho experience, urumva. Kuko niba media yagiye gucuranga i Burundi
wenda ashobora kutajya na live band yo mu Rwanda azakorerwa na live band yaho hari icyo bazungukiranaho mu guhanahana ubumenyi. So ubwo urumva ihanahana ry'ubumenyi utuntu twarejeje dusanzwe tuzamura umuturage tuba duhagaze, ariko utabuze no gushyiramo ya masoko yo kuvuga ngo i Burundi heze iki turabishora hehe, mu Rwanda heze iki turabishora hehe. Ibyo ni igihombo gikomeye cyane ku mpande zombi. Ariko ahari inyungu nakubwiye abantu batajya batekereza ni hahandi yo kuvuga ngo twishakemo ibisubizo igihe tudafite igisubizo cyahariye. Abanyarwanda bashobora kwiga korora injanga, indagara bakazikamura batarigeze babitekereza niba bazikeneye koko. Bashobora kwiga gukora imikeke, bagifite ibiyaga byinshi biruta n'ibyo Burundi. U Rwanda rufite ibiyaga byinshi biruta ibyo Burundi, n'ubwo Burundi bafite ibiyaga binini cyane. Ariko u Rwanda mu bwinshi bwo muri quantité rwose rurusha ibiyaga byinshi Burundi. Bashobora kwitoza kugira gutyo nabyo bibayemo inyungu nk'aya nyungu nakubwiye ko inganda zo mu Rwanda zize gukora amafanta manini batajyaga bayakora. No mu Burundi rero bashobora kwiga gukora byinshi byavaga mu Rwanda batagiraga nk'inganda z'amazi, aya mazi asukuye mu macupa abantu banywa. Abarundi bashobora kwitoza kubikora. Tanzania ishobora kubyungukiramo nubwo tutayivuzeho kubera ko koridori yakoraga mu Rwanda iva Mombasa ishobora kwimukira obviously hariya, cyangwa se Kongo ikazakora imihanda minini cyane iva Mombasa, uretse ko ntago byakunda ku gice kimwe cya Kongo gifitwe na M23 aho iyo mihanda yagonje kunyura. Noneho hashobora no gukoreshwa transport yo mu kirere, abarundi bagashyira imbaraga nyinshi mu gukoresha indege. Mu gihe babona ibyo ku butaka bidakunze bakabagura amakompanyi y'indege, bakora amakompanyi y'indege yikorera ibintu mu kirere kugira ngo nk'ibiva mu Bugande bakoresha indege cyangwa bagire gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Cyangwa se wa muhanda uzava mu Bugande ukanyura muri Kagera, kuko hari ibintu abarundi bazakenera biva mu Uganda byacaga mu Rwanda. Simbizi hari abandi bazungukira muri ibi ngibi batari twebwe, ntabwo ibibazo byose bizamo ibihombo. Ariko ikindi twanavuga nuko findi twanafindura aho kugira ngo u Rwanda rubaye n'u Burundi mu buryo bufifitse, nubwo diplomasi yabamo gucacana no gucacurana n'uburyarya n'iki byose, ariko ibuye ryagaragaye ntabwo ribarikisha isuka. Niba abarundi bafunze umupaka, ubwo u Rwanda rwo ruramenya ukavuga ruti wenda si n'umupaka gusa bafunze, abadufungira umupaka hari n'ibindi byemezo badufatira, reka tuzamura ingamba ku rwego ruhanitse. Ugasanga u Rwanda rwari rufite uburyo rukora defense yarwo rukashyira nk'agashinge kuri 50, wafunga umupaka ugatarukira kuri 80 ku Burundi, bakavuga bati nta wamenye wagufungiye umupaka yanakunyura muri humye. Urumva rero ni ibihugu binahazamurira igihagararo mu bwirinzi, ariko ikibazo nuko bizamura ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Bibona intwaro, bibona amasoko y'intwaro, bikagira iki n'iki, kandi amafaranga agura izo ntwaro zikomeye yagomba kubaka imihanda, akubaka imihanda ya gari ya moshi, akubaka iki n'iki. En fait ubona icyo ibihugu byacu byunguka n'igike cyane kurusha ibyo ibihugu byakure byunguka. Nicyo nakubwira. Mu by'ukuri aho kugira ngo umuntu areke kugufungira umupaka ajya agusopanyirize mwitwa inshuti, urumva yawufunga zigakamwe yo zicyuye, urumva nawe ukamenya ngo ndirinda gutya ndamwitwaraho gutya. Ariko ikibabaje nuko nk'ubu ifunga ry'umupaka ry'u Burundi ntarimo kubonamo amahirwe yuko wenda ibihugu bizagira bikagira icyo byita kubwizanya ukuri bitajyaga bibwizanya, uko kuri sindimo kukubona hafi, ahubwo bishobora kuvamo long lasting crisis. Bishobora kuvamo kuvuga ngo bari abantu turabona ni nko guhomera yonkeje, muzibane tuzibana, bikamera nka biriya bya Korea, tukazabona Korea y'epfo ya ruguru ibisa muri Afrika. Birashoboka rwose abantu bati ahubwo mubakeho n'inkuta, mukuri bishoboka byose, noneho kuko nta gihugu gitunga ikindi, igihugu kikabaho kwacyo, ikindi kikabona ni kwacyo, bikabaho gutyo. Ibyo tubona handi tukayibona, tubona ibintu bizazo iri hagati ya Pakistan na India, urumva bikazaho nk'igihe kirambye. Ine fagita abantu bakabyiga mu mateka y'ibintu bajyaga biga handi kure, tukayibona kuko nk'ubu sindimo kubona noneho akayihayiho ko kongera nibura kuganira no gufungura ibi bintu kazava kuki, ko twumvaga ko ibishoboka byose byakozwe ubushize, hari igihe kimwe kizagera buri wese akagera ku byo yifuzaga 100%. Oya, habaho kuzamura muri maximum possible, ariko ntabwo mugera ku byo mwifuzaga byose. Ntabwo u Rwanda rwaganira n'u Burundi ngo bavuye ngo muzaduha ngo abantu bahungiyeho ngo bashyiraho ngo bose, uyu bose uyikuraho. N'u Rwanda ntabwo rwavuga ngo muzakora ibyo dukeneye byose, ntibishoboka. Murebe ukuntu mu magisimiza gusa, ariko ibitakunze ntibikunde, kuko niyo inyeshyamba ziganira n'amareta
ntabwo wavuga ngo ibyo najyanye muri kayido shari ngo nzayibona byose, ahubwo buri wese agira ibyo yiyambura, n'undi akagira ibyo yiyambura, mukagira aho muhuriza. Ndabona rero ibihugu byari byaragejeje baba za nzego z'ubutasi ziganira ku mpande zombi, burya nagira ngo bari baramagisimije kuri buri wese, noneho bageze barafungura. Indi maximum possible ikenewe rero sinzi ngo ni iyihe, ngo yabiyihe, ariko sindabona Uburundi bwicaza bupfukamisha u Rwanda, ngo u Rwanda rudekirininge rupfukamira Uburundi, ngo rubahereze buri kimwe cyose Uburundi bwifuza n'ibikunda. Sindanabona u Rwanda rusaba ikintu Abarundi ngo badekirininge bapfukame, cyane ko iyo bafite ubuvandimwe bugeze hariya baba banuyumva nabo navuga ati ntabwo wapi ni gupfukamira se nkande. So sindabona rero hari ikintu ibihugu bikeneye kumetiriza. Mbaye nkugira inama abadiplomate babyo, ni ukumetiriza ko icyo wifuza ku muntu wese muganira utakigeraho cyose, ugira ibyo uheba, ugira ibyo uheba, mwazabona andi mahirwe, indi chance mukaba mwabiganiraho, ariko nta bindi muhungabanije. So kugeza kuri iyi saha ntabwo ndimo kubona ikitarakozwe kindi cyakozwe. Impunzi zaratashye, Abarundi bongera kwisanga mu Rwanda, Abanyarwanda bisanga mu Burundi. That is why mbona ikintu gishobora kuva muri no crise ni ukubana nab'igihe kirekire cyane, abantu bakabimenyera bakabana nabyo, nkuko nakubwiye ko bibana handi. Kandi buri gihugu kizakomeza kubaho, nta guhungabana gushobora kuba, ariko iyo bigenze gutyo babaho bakanatera n'imbere. Yego, tukiri ku mujyanye n'umutekano, umuntu ntago yavuga ko hari ahantu bavuze yuko u Rwanda bunyine ashaka kuta kudeta, u Rwanda rukavuga ruti dore hari yemeze gukena gutya, hari amakuru baba baruhaye. Amakuru hari ubu ngubu mu Burundi nuko bafunze imipaka kandi bari gushakira n'abanyamahanga babinjiramo bari. Ntago umuntu yavuga ati se aba bantu bamenye amakuru gute yuko bunyina kudakudeta turi mu gihugu cyacu, bese baturimwo batwinjiyemo. Ntabwo bavuga ku byo bw'umutekano, bavuga ati u Rwanda rwatwinjiriye reka dufunge, kuko hari amakuru avuga yuko i Burundi bari gushakira n'abanyamahanga bari mu gihugu. Kuko hari ikiganiro numvise yavuze ati tugiye no gukontorora abene gihugu, nitwumva ukuntu umuntu ashaka kuva Cibitoki akagenda gutembera Gitega tutazi impamvu yamujyanye, bashaka mbese byo gushyiraho n'uburyo bwo n'umwe ne gugwa mu kontorora, mbese anagiye bandasabe n'uruhushya. Kubyo bijyanye n'umutekano ntago twavuga duti wenda bikanze u Rwanda ko ruri mu nzego z'umutekano wabo gatekana nde dukubure mbese dukontorore tube ku bimeze. Oya, en fait urabona iyo baravuga bikoma Perezida Paul Kagame, nyakubahwa Perezida Paul Kagame niwe bavuga. Natwumvikana nawe tuzagenda gutya, twumvikana nawe urumva ko ntago bibona Rwanda cyane. Biriya byo ni bisanzwe iyo uvuga igihugu, uvuga abundi hari uburyo igihugu kivugwamo mu buryo bubone bw'ingenzi mu mubano mpuzamahanga. Ushobora kumentioninga igihugu ukoresheje umukuru w'igihugu, icyo bita administration. Urumva ubu ushatse kuvuga Amerika, ariko ushaka kuvuga Amerika uvuga administration Biden. Iyo ni definition y'igihugu. Ushobora kudefinisa igihugu ukurikije andi mazina kiba kiyita muri branding yacyo. Nk'iyo uvuze Hexagon ubuvuze Ubufaransa, urumva ntabwo ari ngombwa kujya kuvuga ngo France, ariko iyo uvuze Pays de Mille Collines ubuvuze u Rwanda. Ni ibintu bizwi mu rwego mpuzamahanga. So gukoresha amazina y'abakuru b'ibihugu umentioning igihugu, iyo utabikoze nabi ibyo nta kibazo iyo mention irakora. Ariko wenda ngiye ku cyo barimo mbwira mu kanya, naneshatse gushyira umucyo kuri ako kantu. Wenda nk'icyo bita guhiga bukware abantu none bikanafegitinga bene igihugu, kuko urumva ushobora kufite koperative cyangwa kioske warufatanyije n'umunyarwanda. Ibyo se biraguhindukira icyaha gute? Kandi nanone ariko nanone numva yagiye rero sasa wenda baramwirukanye cyangwa se abonye ko byicurisa aragiye, ukanambwira se ubwo ngubwo iryo kimbirane rizakemuka mu buryo buri fair, cyangwa igihugu kizavuka kiti nagende, cyangwa se abanyarwanda abarundi bagatangira kwahuka mu banyarwanda, cyangwa abanyarwanda bakahuka mu barundi bati mugende musubire iwanyu, kandi mwacuruzanyaga muri mufitanya ka business, ugasanga ashingiye kuri amagambo ya politike aguhomberejemo gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri bya bihombo nakubwiye nyine biba bishoboka. So ariko wibuke ko namba ntabwo abanyapolitiki imvugo bakoresha zose n'abanyamakuru ibyo twavuga byose ntabwo bivuze ko abaturage ari bicucu. Duto turafaso abanyapolitiki bamenye ibyo ngibyo. Niyo mpamvu muri cadre ya diplomasi habamo diplomasi y'abasivili.
ibyo bita soft power, ibyo bita iki n'iki bigira amazina menshi. So ntabwo diplomasi zifite mu biganza na Minisiteri mpuzamahanga z'ibihugu. Hari na diplomasi abaturage bifitiye. Yego. Niyo mpamvu abaturage baraziranye. Dututuro faso niba Burundi bubeshyera u Rwanda cyane u Rwanda rubeshyera Burundi, abaturage ko turabizi tuzi ukuri kwacu. Ntabwo rero Minisitiri n'interetse ibyo ashobora kubwira abarundi bishobora kwafegitinga bamwe, ariko abazi ukuri barakuze. Ni nayo mpamvu buriya nka Kongo ifitanye ibibazo n'u Rwanda nkagoma ibintu byasakuje. Bamwe mu baturage babanza kubwira abanyarubavu batembereye Igoma ko ibintu bizamera nabejo. Naba bavuye mu nama bakababwira ngo nimusohoke nimufungura amaduka ejo bazanye bazigaragambye. Abaturage bazi ukuri. Abanyarwanda n'abarundi baziranye ukuri kwabo. Ukuri kwa nyako. Bazi na propagande abayobozi bashaka kubabwira, ariko bakajya basekera bakababwira ngo kandi bababeshye. Buriya umubano w'u Rwanda ugira musugize ikibazo kuri urujya n'uruza rw'abanyarwanda bari mu Burundi. Abarundi nibo bazabanza guhisha abanyarwanda babahisha leta. Mu Rwanda nta kibazo gikunda kuhaba, kuko umunyamahanga uri mu Rwanda nta kibazo agira, yaba umukongomani yaba umugande yaba iki n'iki, byose leta y'u Rwanda iritwararika. Nta no gutunza agatoki umurundi wakira leta. Ubu ngubu nibwo abarundi bagiye kurinda umutekano ku buryo butanasanzwe, kugira ngo atagira umuntu bashotora. Ibyo niko mu Rwanda bimeze. Umpinyuza agiye kuri izi kamera ntabwo ndango mbeshye. Uko ni ukuri. Njya mbona n'uwitwa Dr. Awazi ukuriye community y'abakongomani ba mu Rwanda kuri Twitter ndamukurikira, ahora avuga ibyo ngibyo. Hari n'umukongomani sinamuvuga izina bajya bandika baza leta ko tuba twimireza no dutuje mwagiye mucisha bake. So rero ntugire ikibazo hari opportuniste b'inkebebe bazatoteza abanyarwanda nabo bakoranaga nabo. Ntihazabura n'umunyarwanda ushobora kwititsa ku murundi akaba yamubwira ati byanyu bite, ariko icyo gihe we icyo azabona nk'ubwimbwa aboneye kwivoma. Ndabikubwiye rwose. Umuntu watunga agatoki umurundi mu Rwanda yahura n'ibyaga atigeze abona witwaje ngo umunyarwanda ngo n'ikindi bintu nk'ibyo ngibyo. So no mu Burundi ibyo birahari rero buriya, ariko hari ushobora kubikora mu buryo buri classique cyangwa uri clandestine bw'ibanga. So nta kintu cyane ko ino saga izamutse hagati y'u Rwanda n'u Burundi nta kubeshye, mba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kandi mbanganira n'abantu mu buryo bucyanga natwe batuganiriza. Ije mu gihe abantu batatekerezaga basanzwe bo muri classe moyenne. Ije mu gihe abantu donc ari mu Rwanda ari mu Burundi ntibarimo kubyumva. Hari n'abadashaka no kubyumva. Harimo kumwa ngo harimo kunyandikira ngo wanyandikira ni kuri radio ngo tureke no kubivuga, nta keneye kubyumva. Ari abarundi bakeneye kubyumva, bari bifitiye ama projet yo gukorana indirimbo. Ari abanyarwanda ntibakeneye kubyumva, bari bakeneye kujya kwicururiza, ntibashaka no kumva ibi bintu. So iyo abaturage batashaka kubyumva rero biba biri amahire. Ndetse noneho ngo n'andi makuru utaruzi no mu bategetsi bakomeye bo mu Burundi ino saga ntibashakaga kuyumva. Buriya mu buryo bwa rwihishwa na Minisitiri n'interetse ashobora kuvuga biriya, ariko ari byo yatumwe n'inzego zimukoresha nawe ku mutima we bitamuriho. Rero iyo bitari ku mitima bifasha kurokora benshi bari kuzagira ikibazo, kuko icyo gihe babwirana amakuru bagahishanya bakabwirana iki n'iki bati muwe mwigendeye. Ndetse buriya wasanga hari ababanaga n'abategetsi bari baritahiye. Amurya urwara ati bugiye ashaje ntibizamera neza, undi ati bugiye ntibizamera neza, undi ati bugiye ntago bimeze neza ishyamba si ryero, undi ati bugiye gutya na gutya. So ikibazo cyane ngisubije neza, ndatekereza ko incident ntabwo zabura z'inkebebe n'abantu b'abaportuniste barusahurira mu nduru, ariko igihe cyose abantu bakishakisha kumenya impamvu y'uyu mubano utameze neza bakayibura. Ubwo uko kuyibura bitanga amahirwe yuko birokora benshi bikarokora byinshi kurusha yuko twavuga ngo impamvu ntagaragaza shukano muri irigaragaza. Burya ntitukifuza ko impamvu zigaragara iteka, tujye twifuza ko ziba ari zitagaragara, kugira ngo uko kutagaragara ngiye wari kuguhemukira mbiburira impamvu n'izina. Iyo mbibura impamvu n'izina rero bitanga n'icyizere ko nta bazarengana benshi, ariko ikibazo gifite ni kimwe, bitanga bibuza amahirwe ushaka igisubizo hazagituruka. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iki kibazo gishaka kuzamara imyaka myinshi. Niba haraciye imyaka 7 abantu bavuga ati se koko iyi kudeta Rwanda rwarimo bigafata imyaka hafi 7-8, iki kidafite impamvu n'igisobanuro gishobora kuyikuba gatatu, ino kurezi zikazamara imyaka 30 indiri imbere. Byanaba ngombwa bikaba kamenyero k'ibintu bifatwa gutyo. Gusa biragoye kubifata gutyo kubera ko byaba birimo nko kugwa no na esheke
ku muryango wa East Africa. East Africa ishobora kutabyemera nk'uko yanabyemera, ibyo ntabwo tubizi, ariko East Africa bigiyemo ishobora kuburizamo ko ibyo bizakunda, urumva, kubera ko impamvu ndimo kuvuga gutya, reka nkijizamo akana kantu. Hari igihe abantu bajya batekereza ko umubano w'ibihugu ushobora kugenda neza bitewe n'uko umutegetsi yahindutse. None Perezida Ndayishimiye ari muri manda ye ya mbere. Iyi manda y'abantu basigaye bakora ni sebutena y'imyaka 7. Kandi Imana imwongereye ubuzima bwo kubaho, nta n'icyamubuza gutegeka niko mbitekereza. Ubuyobozi bw'u Rwanda nabwo ubu turi muri iyi manda n'indi manda n'iki byose. Dutoro faso nta butegetsi, nta gihugu ndimo kubona ko cyenda gukuraho ikindi n'ubutegetsi niki. None tunafite experience yuko n'ubutegetsi buhindutse ryasubira rakomeza. Ndavuga muri side y'Uburundi. Uwatekereza gutya umurundi butegetsi buhinduka, hari ikizahinduka. None gihindutse imyaka 3 kirongeye kiragarutse kwa kundi. So urambwira se ngo bizakemurwa niki? None se niki gisabwa u Rwanda? Ubu se reka tuvuge ko ari impunzi zahungiye mu Rwanda, wenda Burundi bakavuga bati ntago babaduhaye, reka tubyemere gutyo ko bishoboka. U Rwanda hari deal rwakoranye na rurimo gukorana n'Abongereza yo kuzana bimukira bo mugonye. Bari baraje muri b'Abanyaritreya, u Rwanda bavuye muri Israel simbiza, u Rwanda rubasubiza mu gihugu cyabo. Yego u Rwanda rufite ukuntu bisobanura, urumva, ariko urumva ko inkiko zijya zibyifashisha. None se u Rwanda rwongeye gukora indi mistake yo gufata abaruhungiyeho, urumva, rukabasubiza mu kindi gihugu. Noneho amadiri yago mpuzamahanga urumva atabagenda azamo ibibazo. Kandi u Rwanda rwitwa ko ari un pays d'accueil, rwakira bimukira, aba Libya, abo muri Afghanistan n'abaye hose. U Rwanda rwarimo rwitega umutego. Ni impamvu hari abantu u Rwanda rudusaba kurekura, kuko rwabona rwahomba byinshi mu rwego mpuzamahanga muri diplomasi yarwo kurusha kubagumana. Ikindi nasozerezaho ku ino ngingo nuko abamwe mu bayobozi bari mu Rwanda, ntago ari bose, ariko bamwe muri bo banyuze mu buhunzi. Yego. None se ba leti Gisa Fred Rwigema, iyo Museveni waza kubafata akabaha Habyarimana ko nawe yabifuzaga, ubu tuba dufite u Rwanda dufite uyu munsi. U Rwanda nagwo rugomba gukora imibare rukavuga ati twabaye mu bihugu by'impunzi, urumva. Ibyo bihugu ibyo twavuyemo byaraduhigaga nabyo, ariko ibyo bihugu bitukirira ibanga biratubika. N'u Burundi kandi burimo, kuko abanyarwanda bahungiye mu Burundi ari benshi, urumva. None twebwe tubonye igihugu tumaze imyaka 30, ubu tugiye gushyira akaguru ku kandi udusabye umuntu wese tugiye dupakira indege, dupakira indege. Ntabwo u Rwanda rwakuriye mistake, cyane cyane yuko bene abo bantu babungabunze bakubera inyungu kurusha n'ibyo byitwaza ko ari ibihugu, kuko umutima w'umuntu umwe wabungabunze uruta imitima 1000 y'abantu bameze nk'aho batagize gute, batagize icyo bitayeho. Buriya kuba u Rwanda rubungabunga abanyamahanga bari mu Rwanda, no matter what, hatitaye ngo rubanye nabe n'igihugu runaka, iriya mitima yabe n'igihugu bari mu gihugu cy'u Rwanda, icyambere ibirimo yubaka igihugu cy'u Rwanda, ishyiraho umusanzu warwo. Kandi hari igihe kigera, hagiye gishobora kugira nkaheza agahindura amazi divayi, ba bantu babungabunza ukabahisha, bakazaba abantu bakomeye mu bihugu byabo. Icyo gihe baragutekereza rero bakavuga bati ntimwadutanze sha wa munsi. Mu myaka 30 iri imbere, 40 ngahe u Rwanda rubyungukiramo. So amareta abakomeye ndabyemera, kuba n'ibihugu birakomeye, ariko nubwo amareta abakomeye n'amantite matoya aba ari mu kaga, abakeneye kurindwa no kubungabunga umutekano. Kandi kubabungabungira umutekano gutyo biba bizagira gutya, ukabona bibyara inyungu igihugu. Simbi ntago bitwara muri gospel, ariko utekereza ngo ubungubu niba hari abantu Burundi busaba baba basenga amasengesho ameze gute, bavuga ati cyaduha u Rwanda ntuzarakare ngo ubucye bwaduhambiriye, urumva. Bagira amahirwe bakabona birabaye gute koko. Haje ubwo binyuze mu gisabisho, uwo muntu igisabisho yagusabira, urumva, atabavuga ati cyaduhura u Rwanda rugakomeza rugatekana, rugatunganirwa, kugira ngo tutazagira gute na gute tukagwa mu maboko y'abantu bashobora kudusubiza ibunaka bakaduhemukira. Ibyo rero numva politike y'u Rwanda uko rwiyubatse kuri iyi myaka 30, sha Modesto ntabwo u Rwanda warupfukamisha ngo rukore ibintu utatekereje, ntibyavamo. Yego, reka tunasoza nashaka tunyureho gatoya turebe ku muryango wa EAC. Ese EAC yo irabivuga hiki? Nk'umuryango ari umuryango umwe, hakaba maze kuvamo hatangiye kubamwo ibihugu bimwe bifunga imipaka. EAC yo ntacyo iri buhombe. Ese ku ruhando mpuzamahanga ho nta kintu kiri bugaragara kimeze nabi, kuko hari abantu bavugaga yuko dore EAC muri Kongo nta kintu ikoze, dore n'umuryango umwe muri bo nawo afunze umupaka
ese kuri EAC ntabwo ari igisebo kuri EAC yo irayibona gute mu buryo bwa diplomasi? Uko mbibona ntabwo ari igisebo gikomeye kuri EAC gusa, ni igisebo gisangiwe n'imiryango mpuzamahanga. Amfete abantu baba kuri EAC mu mutwe, nta ndwara EAC irwaye n'indi miryango itarwaye. ECOWAS urayizi, iyo muri West Africa uribuka amakudeta amaze iminsi aberamo. Ubu ari amakudeta abera muri ECOWAS, hari kudeta ni muzi muri EAC. Ubwo tuvuge ngo ECOWAS ni umuryango w'igihanganyo w'igitangaza, twavuye kuri ECOWAS twagiye kuri Arab League. Nubwo Arab League ari umuryango uhuza ibihugu by'Abarabu, ariko ibihugu byinshi muri uwo muryango biri no muri Afurika. Algeria, Morocco, Tunisia, Misiri, Libya n'iki byose biriya bihugu bya za Sudan ziba muri Ligue Arabe. Ngaho rero Libya irimo ibice bibiri, icya Benghazi n'icya Tripoli. Maroc noneho inacanye umubano Burundi yo na Algeria kubera iriya ntara ya Sahara y'Iburengerazuba ntabwo bicana uwaka. Urumva? Reba ibiri muri Israel na Hamas, reba ibiri mu Bahuti basenyutse muri Yemen. Noneho indi miryango ifite n'ibihugu byamaze gusenyuka biba akandare, birashwanyagurika burundu. Twigire muri SADC tumanuke pfiriye. Iyo ubona inteko ishinga amategeko ya Angola yemerera abasirikare bayo kuza muri Kongo, ariko abibihugu bitaratora inteko ishinga amategeko bakaba aribo batanze Angola kugera muri Kongo. Urumva? Buri ubona iriya diplomacy ya SADC irimo kuvuga rumwe. Iyo ubona ibihugu bya SADC byananiye kujya muri Mozambique gutabara igihugu kigenzi cyabyo, u Rwanda rukaba rwo ryo kubitabara muri Cabo Delgado. Ubwo SADC nibyo Perezida Kagame mu Rwanda ajya avuga ati ntimugakangwe n'ibyo mwumva abaturanyi bavuga ati bose ubyo usanga ntabwo udafite nyakatsi nawe washumika igashya. Ntabwo Miss Coating umukuru w'igihugu wenda suko yabivuze, ariko ni kuvuga ngo uko nabyumvise ntabwo ndimo ku Miss Coating. Ni nko kuvuga ngo nta muntu n'umwe ukwiye gukanga undi, kuko nawe aba afite ibibazo bye nabo bananabyo. Nicyo nshatse kukwereka. So EAC rero muvuga nta muryango n'umwe uhagaze ku maguru atatu, yose ni abiri kumwe kaguru kamwe nyamwihina. Turimo kugera neza. So na abantu babajegera, sibyo? Babajegera ku buryo EAC ahubwo ugiye gutera imetero wasanga nawo mu muryango utajegera mu miryango iyi ngiyi y'uturere muri Afurika. Nguhayeho urugero, kuko yo nibura nta uretse Somalia ifite ibibazo yinjiyemo muri iyo minsi na niki na Kongo irimo kuberamo ibibazo muri iyo minsi, ariko nta muryango mpuzamahanga udafite ibijegajega. Ndetse nkubwire ko ubwo abantu banengeye EAC niki ushobora no gusanga kuba nk'u Rwanda rutahise ruhamagara abambasaderi barwo. Urumva? Ari nk'aba perezida bandi bo muri EAC bahamagaye bati muze wihangane ibyo tuzabicunga, icyo kibazo mu gitware gahoro tuzagicungira muri uyu muryango. Ni nayo mpamvu mu itangazo ryasohoye OGS ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda bavuga ko ari unilateral border closing. No kuvuga ngo no gufunga umupaka ku ruhande rumwe rw'u Burundi, ntago ari ibihugu byafunganye umupaka. Uranibaza ngo nta ngingo u Rwanda rwaba rwasomye rugasanga igahita itambamira u Rwanda guhita nago rufunga urwawo. Nirutse rufunga n'ikirere, gufunga ikirere ni ikibazo. Buri utabona abarundi babafunze imipaka kuriye, buri umenye ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura n'icya Kigali burya basa nk'ibibuga nabyo biba bigomba gufashanya habaye ikibazo n'icyagoma. Niyo mpamvu mu kirere barabyitondera. Buriya rwose Bujumbura bizambye indege yari hagiye igomba kujya Kigali cyangwa sinza ahandi yajya, niba ari Kamembe, niba ari he hose, niba ari Kavumu cyangwa niba ari Igoma, ariko tuturafase baba babizirikana. So no kuvuga iki rero, ntabwo urimo kubona icyo EAC yakoze uyu munsi. Ariko ikituzana hano gusobanurira umwana arize, ntabwo diplomasi zose zikorerwa ku maradiyo no mu madisikuru. Ntutekereze yuko ubu ntacyo EAC yakoze kandi hari igihugu cyafunze umupaka. Buriya abayobozi barahamagarana ku matelefone, baracatinga, baraganira nk'ibindi ariko ducatinga dukora iki, twitware gute. Hari n'igihe bavuga ati none nimureba bakoze ibi ngibi, twarabihora rimwe kabiri gatatu, tugiye gukora ikindi kimeze gutya. Abandi bakavuga ati mwe muretse. EAC burya irakora diplomasi, ntago ari amagambo buri teka. Burya EAC iba yakoze wabimenya idahari. Nkatekereza ko rero no muri bwa buryo navuze ngo simbona uburyo bwihuse ikibazo kirakemukamo, ushobora gusanga wenda n'uburyo butegerejweho muti amaburaburiro ariyo EAC ikirebererwaho ubu ngubu, ariko ikaba itabikubwira uyu munsi. So reka rero twe kuba aba pessimiste cyane,
ngo turebe yase nk'iyacitse intege, nk'iyavunitse ukuguru, nk'iyagize gute, ibyo irimo gukora buriya irabizi, ariko ntabwo izaza bikorere ku ma social media yose. Buriya abadiplomate baba barimo bakora akazi kenshi. Raison pour laquelle unabona yuko ibihugu birashwana ariko ntibihagarika za ambasade. Na Kongo yirukanye ambasade ariko ntiyafunga ambasade. Nese ko kitayifunze. Hari ibyo nabo batagira. Kitafunze imipaka. Ntabwo ari impuwe, simbabazi. Urumva? Buri wese arakora ikintu akajya akareserve. Undi agakora ikintu akakora akareserve. Undi agakora ikintu agakora akareserve. Urumva? Gusa dusoza iki kiganiro, diplomasi y'u Rwanda ifite akazi kenshi. U Rwanda rukora diplomasi beze nka diplomasi ankokiye. Koki urayizi? Cya gikonoshwa. Ariko today u Rwanda je mbona rukeneye gukora izo diplomasi zombi. Ugasohoka, urumva, ukongera ukagaruka gutya. Kuko hari rubanda rukeneye rwa hafi na kure, rukeneye kumenya ngo ese koko hari umuntu wakimbaje kuri radio. Ngese ko ngo u Rwanda ngo tuvuge ko nta ruhare bari rwagize, amahanga akabyuka yaruramukiye rwose nta kantu na gato ngo rwavanze. U Rwanda rukeneye gusobanurira abanyafurika icyo kintu. Ko tubona mu de kubahiriza umutekano ahandi, tukabona ibirango byanyu kuri Arsenal, Paris Saint-Germain nayo hose. Biriya byose murabikora guri koko. Ino branding imukora. Ariko ibihugu muturanye bikanga bikabavuga gutya. Uruhare rwanyu n'uruhe muri ibi bintu kugira ngo igihugu kibe branded internationally ariko kinakureho urwo rwijiji. Urumva ni uruhare rwa diplomasi erezo make. Noneho u Rwanda rwanashyizeho ushinzwe akarere by'umwihariko ari we General Retired James Kabarebe. Mu by'ukuri mu yandi magambo afande James afite akazi kenshi. Ni ngombwa no gusobanurira abarundi ati ibyo bitero ntago bituruka aha, ntago byabayeho. Buriya jewe niba nibiregerwa bikaregerwa mu rwego mpuzamahanga, ugafata Burundi ukabutwara mu rukiko mpuzamahanga uti mwavuze ko twagize gutya, muvuga amagambo biduhungabanyiriza business. Barazagistre za discours ukazijyana mu nkiko mpuzamahanga, ukazijyana Arusha, ukazijyana hose, ukavuga iki gihugu kikimara kuvuga ibi nikize kibisobanura cyaduteje isi, muzana ibimenyetso. Wabibura yuko baratsinzwe, kavuga ufungura ibyo ufungura cyangwa ubifunge ku giti cyawe, ariko twege twamaze turabere. Kuko buriya mu guceceka kenshi havamo ko udasobanukiwe agira ngo ubwo wacecetse watsinzwe, wahamwe n'icyo washinjwa. Yo ni challenge kuri diplomasi y'u Rwanda. Diplomasi y'u Rwanda ibyo kwitonda kidiplomate nibyo. Ni nayo mpamvu buriya ni wavuga ati niba bafunze umupaka hituhamagaza ambasaderi cyangwa wirukana ambasaderi uri mu gihugu, kubera ko niba bivuga ngo u Rwanda rufite icyicaro cya Editabara, ayo bikavuga na leta y'u Burundi, ubwo rero amakuru yatanzwe na ambasaderi y'u Burundi niba terekana aho bari rero n'abatashye tuzahuriye mu rukiko. Ariko gukomeza kuvuga ngo bafunze imipaka igihugu kirabihoreye, ushobora no kubitabikora kubera inabi, ariko kugira ngo nawe kibyibye kimeneke. Ariko kitamenetse ugakomeza kugisasira no kugitwikira nko kwambarira uruhu inkweto kwihwa utabanje kurihandura. Diplomasi y'u Rwanda ifite iyi challenge rigomba kwiga, kuko ntago myaka irindwi u Rwanda rwitonze ngo umupaka ukomeze gufunga uruhande rumwe, ariko ubu n'igihugu nicyufunga nukomeze umupaka ukomeze kufunza uruhande rumwe, nanjye nawufunga ku rundi ruhande. Urumva, ngatumiza abadiplomate banje, nkohereza abawe, kavuga mugene mwe mutekereza bya bimenyetso. Niwe watanze raporo ko mu Rwanda hari hakora Editabara, busubiye ugenda ubisobanurire neza, tuzahurira hanga bitubwira. Yego, reka dushimire mutumirwa wacu, tunashimira abantu bose bakurikiye kino kiganiro, tubabwira ngo mukore subscribe. Ubwo naho butaha tubazana andi makuru masha nkuko sanzwe twikora buri munsi. Muri iki kiganiro umenye neza yuko commentaires zizahinduka. Iki ni ikiganiro gikomeye cyane. Utazagira ngo zizaza ari zazindi. Urumva? Hanyuma kandi tutarava mu kiganiro, urabona ko n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ari mu ruzinduko muri Tanzania mu gihugu cya Zanzibar. Urumva ko ibyo ngibyo ni inkuru tuba tugusanze muri studio, hamwe biba byazambye ahandi bikazambuka, kandi mu gufatikanya kw'abavandimwe n'ibihugu by'abaturanyi hari igihe burya ibyo birakora nabyo, ukabona ikibazo kirabaye umutu gacikana kugenda ukazagera naho ugomba kugera. Cyane cyane ko Tanzania n'igihugu cy'abavandimwe kikaba n'igihugu cy'inshuti n'abarundi.
wenda nta wamenya mpise biza mu mutwe dusoza ikiganiro nta n'uwanamenya ushobora kubona n'ibyo udatekereza nk'imiti bishobora guturuka no muri izo ngendo. Urakoze cyane. Yego murakoze.